Sariyuti bataramyi banjye, nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza nk'uko bisanzwe. Rero n'abatameze neza dutangira tubihanganisha. Uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo ntibibe bimeze neza, cyangwa se ukaba wishimye uyu munsi, ejo ntube wishimye. Nibwo buzima, niyo lifestyle turimo. Ubuzima bugenda butandukana nyine bitewe n'ibihe, cyangwa se bitewe na kondisiyo zihari z'ubuzima. So abatamerewe neza rero mukomere, mwihangane. Icyo mbifuriza ni ukumererwa neza of course. So nanjye rero meze neza, ni wa mutaramyi wanyu Martin baributsa, mu ruganiriro rwanyu ari narwo rwanjye. So nishimira ko tuganira. Ndagarutse rero nanone dukore ikiganiro, gusa ntaratangira ikiganiro. Nimba uri mushyashya, reba hasi aho ngaho handitse subscribe, ukandeho wiyandikishe kugira ngo tujye tubana mu biganiro. Ikiganiro nikiba uploaded ujye uba mu ba mbere bakibona. Hari abantu benshi bajya bambaza impamvu mbashishikariza gukora subscribe. Hari abantu benshi bajya bambaza ibintu kandi mu by'ukuri narabikoze mu biganiro, ariko ugasanga akurikira ibiganiro ariko ntago yakoze subscribe, sibyo? Bavandimwe rero, gukora subscribe nta giciro bisaba, sibyo? Ni ugukanda aho handitse subscribe, mu gihe twa uploadinze ikiganiro uhita uba notified. Ukanda ku subscribe, ugakanda no ku nzogera. Icyo gihe ikiganiro kibaye uploaded kikijyaho kuri channel, uhita uba notified, ukaba wakireba, sibyo? So kandi natwe bikagira gute, bikadutera imbaraga, bikatwereka yuko ibintu dukora abantu babikurikira, sibyo? So nta kiguzi rero bisaba. Kora subscribe aho hasi, twikomereza ikiganiro, uruganiro rukomeze rugire gute, rwaguke. So urakoze rero ukoze subscribe, ni iby'agaciro cyane kuri twebwe. So topic rero y'uyu munsi, hari umuvandimwe wambajije ati ariko se buri gihe ukunda kugenda utubwira green card, lottery, ariko tujya twumva hari ubundi buryo abantu bashobora kuba babona green card ariko badakoze mu by'ukuri iyi lottery, cyangwa se muri kiriya gihe cyo bibaho buri gihe mu mwaka. Murabizi ko green card lottery ifungurwa mu kwezi kwa 10 mu matariki abanza. Abantu bagakora application igihe kingana n'ukwezi. Ati se ubundi ubwo buryo ni ubuhe ko nabwo tugenda twubumva ariko ugasanga abantu ntibabivuga neza wenda nk'uko bisobanura? Wazatubwiye ubwo buryo? So nicyo kintu rero ngiye kubabwira ahangaha mu kiganiro. So guys, uburyo bwa mbere rero nk'uko bisanzwe, ngira ngo nkunda kubibabwira, umuntu ashobora kubona green card ni bwa buryo busanzwe ukora iyi green card lottery cyangwa se DV lottery. DV bivuga diversity visa. Bikaba ari visa zihabwa abantu babimukira baturuka mu bihugu bitandukanye, baba bashaka mu by'ukuri kuba baza ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuhakorera, kuhatura, cyangwa se kuhiga no kuhakorera ibindi bikorwa bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, sibyo? So iyo ni lottery. Iyo program ya DV lottery cyangwa ya green card lottery, buri mwaka batanga visa 55,000 ku bantu bo ku isi yose. Ibi nabikozeho ikiganiro. Nimba utarabikurikiye cyangwa utarakibonye, wumva interested yo kubimenya, wajya kuri channel ugasacinga ikiganiro naragikoze, ntago mbitindaho cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere rero umuntu ashobora kubona green card. Uburyo bwa mbere ushobora kubona green card through lottery, cyangwa muri ubu buryo bw'uyu mukino w'amahirwe, bikorerwa online. Amalinki narayatanze, nayavuze mu biganiro, navuze uko bikorwa step by step, requirement, igihe bikorerwa, byose narabivuze. Wareba ibiganiro bindi bibanza. Ubundi buryo bwa kabiri rero ushobora kuba wabonamo green card ni uburyo bwa green card through marriage. Ubu buryo nabwo nabukozeho ikiganiro, sibyo? Ndabuvugaho muri make, ariko nabwo wumva ubushaka wajya kuri channel ukagira gute, ukaba wagira gute, wakurikira ikiganiro
naragikoze. Ubu buryo rero bwa green card through marriage ni igihe ushobora kuba uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warahaje kuhatura, cyangwa se uhari ufite ibyangombwa bikwemerera kuba aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba ufite green card, waba ufite neutralization, uri neutralized citizen, cyangwa se ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba washakana n'umuntu wo mu kindi gihugu. Waba uri umukobwa ushaka gushaka umugabo wo mu kindi gihugu, waba uri umugabo ushaka gushaka umukobwa wo mu kindi gihugu. Icyo gihe ahangaha iyo hashize imyaka 3, 2 se bitewe na state, uratangira ukajya muri procedure zemewe n'amategeko, ugasaba ko uwo muntu mwashakanye yahabwa ibyangombwa bimwemerera kuba aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe arakujoyininga, igihe adahari, iyo ahari nyine noneho ahabwa iyo green card imwemerera kugira gute kuba aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe ari mu kindi gihugu, yaba ari muri Africa, yaba ari Europe, yaba ari Asia, ahantu ariho hose birakorwa. Gusa ni process, ntabwo ari ibintu bita uwo mwanya bitewe na state urimo. Haba hari state law, hakaba hari n'amategeko muri rusange agenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni process, urabisaba ugategereza, ariko biremewe. Ibyangombwa rwose umuntu wawe mwashakanye barabimuha, akaza mukabana kandi afite ibyangombwa. Ibi ngibi nabyo nabikozeho ikiganiro, cyangwa se ku muntu wumva abishaka yanyaprocinga. Aba ari ibintu biri personal, ntabwo ibintu biri personal nzajya nza ngo mbidetailinge ahangaha mu biganiro. Wambaza nkaba nagufasha, cyangwa se nkaba nagusobanurira mu buryo bwimbitse uburyo ki iyi green card through marriage ikorwa, cyangwa se uburyo iboneka, ariko nabikozeho n'ikiganiro. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni igihe like a child who is an American citizen at the age of 21 ashobora kugira gute gusponsoringa parents biwe. Kwa ngo igihe wenda ari umwana uri aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agishikije wenda imyaka 21, ashobora kuba yarahageze mu buryo runaka, wenda aje kwiga, cyangwa se bakaza no mu bundi buryo runaka, ariko igihe afite imyaka 21 nawe aba yemerewe kuba yasponsoringa ababyeyi be, bakaba bahabwa green card. Ubu nabwo ni uburyo bushoboka cyane, ntago ndi bumujyemo in detail, ariko ku muntu waba ubukeneye nabwo yanyaprocinga, nkaba namufasha uburyo ki ibyo ngibyo bikorwa. Ariko igihe ufite imyaka 21 uba muri Amerika, ufite citizenship, cyangwa se ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushobora kuba wasaba ababyeyi bawe nabo bakaba bagira gute bahabwa green card, bakaba bakujoyininga, cyangwa se bakaba banafite green card yabo anytime igihe bashaka kuza kugusura, bakaba baza kugusura nta bindi bintu by'amaviza basabye, sibyo? Cyangwa baza bakanakora, baba bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka igihe bafite iyo green card. Baza mukabana hano, bakagira ibyo bahakorera, cyangwa se baguma mu gihugu cyabo, ariko igihe bashaka kuza bakaba baza igihe icyo ari cyo cyose babishakiye. Mu gihe kingana n'imyaka 10, iyo irangiye bashobora kuba bavalidatinga bagahabwa n'indi myaka 10, ndetse bakaba banagira gute hakaza igihe nabo like nyuma y'imyaka 5 basaba guhabwa citizenship. Ibyo ni ibintu byose ni process. Ubikeneye nabwo wagira gute wambaza. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni igihe of course nanone uri umuntu bisanzwe, wenda urengeje iyo myaka, ukaba waraje na green card. Igihe umaze kubona citizenship nanone ushobora kuba wadekarara ababyeyi bawe, ukaba wabazana
ahangaha muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se abavandimwe bawe nabo bashobora kuba babona green card binyuze muri wowe. Ibi nabyo ni ibintu bishoboka cyane, nabwo uri interested wumva ushaka kumenya uko bikorwa wanyaprocinga, sibyo? Ikindi ni igihe ushobora kuba ufite abana wenda muri Afurika, waba uri umugabo waba uri umugore wenda wabyariyeyo, wenda ukaba uri ahangaha waraje uri wenyine, icyo gihe abo bana nabo uba wemerewe kuba wagira gute, wabasabira green card. Ahangaha nta nubwo bisaba kuba ufite citizenship, oya, ahangaha iyo ufite green card ufite abana mu gihugu runaka kitari ahangaha rwose ukora petition, urabyemererwa, uragenda ugatanga, ugakora DNA, basanga abana ari abawe rwose baraza bakakujoyininga nta kibazo. Ibi nabyo ni ibintu bikorwa, so uri interested nabwo cyangwa se uri muri icyo cyiciro cy'abantu bakeneye iyo green card wenda y'abo bana bawe, nimba warabasize mu gihugu runaka, nabwo wambaza nagira gute, nagufasha. So izindi ni green card none ushobora guhabwa abavandimwe bawe. Of course nimba uri ahangaha ushobora kuba ufite abavandimwe mu bindi bihugu, ahangaha nabwo ushobora kubisaba bakaba bagira gute, bahabwa green card ariko binyuze kuri wowe nk'umuntu wabonye ibyangombwa byo kuba ahangaha. So ibi nabyo birakorwa ku muntu bikeneye, yanyaprocinga nabwo nkaba namufasha process. Ngiye nababwiye yuko ubufasha ntanga nta mafaranga nsaba, nta kiguzi, ni inama nguha, nicyo uruganiriro rumaze, nguha inama z'ibyo nshoboye, ibyo naba ntashoboye mfite aho nakwiadressinga nkaba nabimenya, cyangwa se nkaba nakudirectinga ku muntu wabigufasha n'ibisabwa byose, uwo muntu akaba yagira gute, akaba yagufasha, ibintu bikagira gute, bikagenda neza. Ubundi buryo ushobora kubona green card ni green card through work. Ahangaha ushobora kubona green card bijyanye n'akazi, ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umuntu wenda ufite skills zijyanye n'ibintu bikenewe ahangaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, like nk'abantu bari muri domain ya IT na domain ya medicine, ukaba uri umuntu ufite ubumenyi n'ubuhanga muri ibyo bintu. Icyo gihe iyo hari ikigo runaka kiguharinze ahangaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kikaguha akazi ako ari ko kose, uje gukora akazi uvuye mu kindi gihugu kitari Amerika, ahangaha nabwo uhabwa iki, uhabwa green card. Ubwo nabwo ni uburyo bushoboka. So nabwo uri interested nabwo cyangwa se ubushaka wanyaprocinga, ntabwo handi bujye muri detail guys, ntabwo nzana ibintu biri personal mu ruganiriro ngo mbibwire abantu bose. Wowe nzagenda nkuha hint cyangwa ibintu by'ingenzi, niwumva uri interested ujye unyaprocinga nkubwire uburyo ki wagira gute wabikora. Ariko nabyo birashoboka ko wabona green card igihe ubonye akazi mu kigo runaka muri leta zunze ubumwe za Amerika, especially abantu muri field ya medicine, abantu bari muri IT career, abantu bize ibintu by'ama sciences, ni abantu bakenerwa cyane ahangaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Igihe ufite ubumenyi n'ubuhanga muri ibyo bintu, ubyeexcellingamo, umuntu yagufasha ukaba wabona amahirwe, amahirwe yo kuza gukorera aha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubundi buryo ushobora kubonamo green card ni green card through refugee status. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni impunzi, ushobora kuba waraje muri Amerika nk'impunzi, nabwo ukaba wahabwa iki, green card. Ibi birashoboka cyane. Ushobora kuba uri impunzi ya politike, ushobora kuba ari impunzi yahunze kubera imibereho itari myiza, umuntu ahunga kubera impamvu zitandukanye. Ubu buryo nabwo burakunda. Iyo wahunze uri aha muri leta zunze ubumwe za Amerika, igihe runaka kiragera ugasaba kuba wahabwa green card, urayihabwa. Ibi nabyo uri interested nabyo wanyaprocinga nkakubwira uko bikorwa, ntabwo ndi bubijye muri detail. Ubundi buryo ni uburyo bwa asylum application. Ahangaha ni abantu cyane cyane bafite imyemerere ijyanye n'idini ya Islam. Aba nabo cyangwa se ku bijyanye n'imyemerere muri rusange, hari ama application ajyanye n'ama Islam application,
bashobora kuba bakora application biciye mu buryo bw'idini bakaba babona green card. Ibi nabyo ni ibintu bikora kandi abantu baboneramo ama green card. So nabyo nimba uri interested wanya approachinga nkaba nakubwira uko bikorwa nuko bigira gute bikorwa. So muvandimwe rero wambajije icyo kibazo, ngizo green card zishobora kuboneka ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu buryo bwinshi ushobora kuba wazibona kandi bwemewe n'amategeko. Ngiye ahangaha mbabwira ibintu biri legally known cyangwa se byemewe n'amategeko, ntabwo mbabwira ibintu bitemewe n'amategeko. Hari n'ubundi buryo bundi ntari buvuga ahangaha butemewe ushobora kuba wenda wakoramo ukaba waza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko njye ntabwo ari byo nshishikariza abantu. Ahangaha mu ruganiriro tuvuga ibintu biri mu mucyo bikurikije amategeko bitagiraho umuntu ingaruka. Hari umuvandimwe hambere aha wigeze kunyandikira wenda nako nkavugeho ambwira ngo hari abantu ngo bambwiye ngo barashaka ngo kumfasha ngo nkanyura ngo muri Mexico ngo nkazaza ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nciye ngo inzira ngo ya Mexico ngo bari kunsaba amafaranga. Ntago ndi buyavuge kuko ntago ndi kubyamamaza ahangaha rwose. Ni ibintu bitari byiza nshuti muvandimwe. Nawe ufite igitekerezo cyo kuza muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, ni uburyo bugoye abantu baburiramo ubuzima, ngira ngo rwose nzanabikoraho ikiganiro mu buryo burambuye. Abantu barapfa, abantu bacika amaguru, abantu bacika amaboko. Hari documentaries ari kuri YouTube ushaka kureba ukuntu abantu bapfa barimo kurira za gari ya moshi bagerageza gusimbuka imipaka bagapfa, abapfira mu nzira kubera inzara, abapfira mu nzira kubera indwara, abaribwa n'ibisimba. Nshuti bavandimwe, nta mpamvu yo kurashinga, no rush. Narababwiye ngo kora application ya green card, shaka green card mu buryo bwemewe n'amategeko. Ushobora kutaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugashakira ubuzima mu gihugu urimo kandi ukabaho neza. Ushobora kuba washakira ubuzima mu kindi gihugu kitari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibihugu biteye imbere byinshi, hari za Canada, hari Australia, hari ibihugu byinshi wajyamo ugashaka imibereho ariko utagiye kwiyahura ngo ujye kunyura mu nzira uzapfiramo, sibyo? Ngiyewe ahangaha mbabwiza ukuri, nkababwira ibintu biri mu murongo. Nta mpamvu rwose yo kugira ngo utakaze ubuzima ngo urimo ngo urahatanira ngo kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, ubwo buryo bwose mbabwiye ni uburyo bushoboka wakoresha kandi ukabona green card ukaza mu buryo bwemewe n'amategeko, sibyo? Uretse n'iyo nzira ya Mexico hari n'izindi nzira nyinshi ntago ndi buzivuge, wenda hatazagira n'umuntu bijyamo. Wenda tujye tunitondera ibintu tuvugira kuri izi mbuga zacu. Hari igihe uvuga ibintu ukabura byamamaje kandi atariyo intention wari ufite. So ibi mbikomojeho kuko hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp wangisha inama, namugira inama ndamubwira nti ibi bintu ufite muvandimwe ushatse wabyihorera, ni ibintu bifite risk nyinshi. Icyambere, abo bantu bashobora kukubeshya bakakurya amafaranga yawe. Ibintu ntibabigufashe kuko aba ari ibintu presque bidashoboka, sibyo? Aba ari amahirwe 0.001 wenda, sibyo? So urumva bashaka gukurira amafaranga ntibabigufasha, ugasanga urakennye, ugasanga biguteje ibibazo mu muryango, ugasanga biragusenye financially, ugasanga utaye umwanya wawe, uragiye ugeze muri Mexico wenda cyangwa ugeze no mu kindi gihugu, ibindi bihugu ntashaka kumentioninga bihana imbibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urahasorinze, utayemo ubushobozi bw'amafaranga, utayemo umwanya wawe. Guys, igihe muri iyi si umubona umunota umwe uvuyeho burya ntago ugaruka, sibyo? Kandi ikintu nababwira cyo nshimangira, ahantu hose wahashakira ubuzima bigakunda, sibyo? Reka no gutinda kuri ibi bintu, wenda ntagira n'abantu bazabikora wenda bakagira ngo ninjye wabibashishikarije. Guys, mukore ibi bintu mu buryo bwemewe n'amategeko. Mushaka uburyo bwemewe, burahari bwinshi.
wakina green card inshuro imwe bikanga, ugakora green card inshuro ya kabiri bikanga, inshuro ya gatatu biremera. Hari abantu bagiye bona ama green card nyuma y'inshuro 10, nyuma y'inshuro 12. Hari abakoze application inshuro imwe bakayibona. Nkanjye nabikoze inshuro 10, so ku nshuro ya 11 bicamo. So, guys, mutrying opportunities zirahari nyinshi. Ibintu ushobora kuba byanga uyu munsi, ejo bikemera. Imana hari ikintu iba yarakugeneye, sibyo? Gusa nanone ntabwo ushyira amaboko mu mufuka, ntabwo wavuga ngo gukira ngo burya ngo buri muntu ngo Imana ngo hari ikintu yamugeneye ngo aba agomba ngo kugeraho, ngo byanga byakunda ngo akigeraho, ngo ujye muri iyo myizerere. Oya, hari ibyo ngibyo wajya ujya no kwambuka umuhanda nturebe hepfo no haruguru, ugahita wambuka, kuko wavuga uti nimba Imana yaragennye yuko ntazapfa ngonzwe n'imodoka, uzangenda mpite niroha mu muhanda nambuke. Ariko oya, iyo ugiye kwambuka umuhanda ureba imbere, ukareba ibumoso bwawe, ukareba iburyo bwawe, ukareba inyuma yawe, sibyo? So hari impamvu rero icyo kintu ugikora. Bivuze yuko umugisha nawo ntabwo ari ikintu kigusanga ahantu ngo kikugweho. So ngahe nguko rero ni ibyo ngibyo nagira ngo mbabwire guys. Gusa hari opportunity ukeneye nziza yemewe, waba utekereza wanyaproaching nkaba nayikugiramo inama. Ariko ikintu kitemewe n'amategeko njye rwose ntuzakimbaze, nta kintu nakikubwiraho uretse kukikubuza, kuko sinifuza ko hari umuntu wabura ubuzima kubera ikintu runaka. So nshuti bavandimwe rero, ndabakunda cyane. Wowe wakurikiye iyi video ikagera ku musozo, ebana much respect, uri umuntu w'agaciro cyane, afite ku mutima kuko nawe wanteye iyo nkunga. Kandi ikindi musharinga ibiganiro ku mbuga mukoresha, abantu bajye babikurikira, birafasha. Ngira ngo umuntu akibiganiro tugenda dukora bigenda bibaha ubumenyi bwinshi bw'ibintu mutari muzi. Ikindi rero, nimba utarakora subscribe, jyaho hasi handitse subscribe, ukore subscribe, ukande ku nzogera ujye notified ku biganiro. Nimba wakunze n'ikiganiro ujye ukubitaho like, cyangwa ujye muri comment ukubitemo imitima 5 uvuga uti guys ndakwemera, cyangwa birashimisha. Guys, nta muntu ukunda gukora ibintu ngo ntashimwe, sibyo? Nimba bishimishije bishime, nimba bitanashimishije kandi ujye muri comment uvuga uti icyo numva kitari cyo ni iki, cyangwa se uzakora ikiganiro kuri iki ngiki, cyangwa se ndifuza kubaza iki ngiki. So ni uruganiriro nk'uko bisanzwe rero. Tuba tugomba kuganira, kandi igitekerezo cya buri umwe wese, ariko mu buryo nanone burimo discipline, hatarimo kuba hagira umuntu uza gusa ko nta n'umuntu ahangaha mu ruganiriro rwacu uraza ngo atukane, which is good. Ndabibashimira cyane, muri abantu b'imfura. Ni uruganiriro rw'imfura, nta bintu byo gutukana, nta bintu byo kubwirana amagambo mabi. Tuba twiganirira ibintu byadukura ku rwego rumwe bitugeza ku rundi. So ndabashimiye cyane rero, ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.